Afande yakoze turamushimiye natwe ko yari kurikiranye match yacu twatakaje n'ikipe ya Etincelle tandukanye. Rero natwe turamushimira ko yitabiriye umukino wacu. Ibyo ari byose nibwira ko yaba ari Etincelle na Musanze atari kuza, ariko kubera ko yari Rayon Sport yaraje, natwe turabashimira. Rero gahunda ni kuwa gatandatu munsi koko dufite igikorwa gikomeye siritukubareyo kuko uyu munsi turataha stade rero muti murayitaha mute. Hari ibiri kuvugwa muri Rayon Sport wenda usibye ibi by'umukino, ariko n'amatransferi haravugwa abo ba Eritse Ruvumbu Nzinga ba Yosef Lab. Ukuri kwabo guhagaze gute? Kuko hari n'ibivugwa ngo iki cyumweru uyu munsi cyangwa ejo isaha n'isaha basesekara mu Rwanda kumvikana na Rayon Sport kugira ngo bazatangirane nayo phase retour. Baheruka mu biryogo ngo bakunagemo tangawizi na special hanyuma ijwi na gripe byose byiruka. Ukurura wishyira we buri gihe. Ndahanyuza. Wese arahakande kukubwira umuti. Reka da. Petero munazayobwira umuti. Kugira ngo muhurireyo. Rero ndazaheruka mu biryogo hataraba mu marangi. Reka. Bakinywa byose. Bakinywa byose. Reka tubanze dushimire rwose nubwo tutabyumvikanyeho ubushize. Bigaragara ko ibyo twakubwiraga byakosotse. Murakoze. Amafoto, amakuru byose biri rwose muri iki cyumweru nubwo tutabyumvikanyeho ubushize utabyemeraga, ariko byibuze eraga difference ikinyuranyo kiba kigaragara. Kwibuka ko bari no gutegura umukino w'imbatura mugabo amakuru abaye makeya n'abantu barigiye baba bakeya bagomba kusuka rero amakuru menshi kugira ngo umukino utegurwe mu nzira zose. Abantu bitegure bo mwarakoze buriya ntabwo navuga ko nrega muba munatugirira nabi. Hari ibyo twemera, hari n'ibyo wenda tuba twakoze ntimubimenye, ariko hakabaho na reforme nyinshi zitandukanye. Navuga ko imikorere siritu muri Rayon Sport yagiye ihinduka umunsi ku wundi. Rero hari ibyahindutse bitandukanye n'ibyo abenshi twari tumenyereye. Hari ibyakunze, hari bitarakunda, ariko tugihatana ngo tureke ko byakunda. Gusa icyo tuharanira, icyo turwana nacyo no kugira ngo dukore neza ku buryo abo duha service, abo tuha ayo makuru, abo duha ibikorwa bitandukanye banogerwe n'ibyo tubaha. Nicyo wenda nagarukaho cyane, ariko turarwana kugira ngo bikunde. Okay. Mwamwumvise rero ni Nkuru Nziza Jean Paul, umuvugizi wa Rayon Sport turi kumwe muri studio. Afande yabashimiye ngo yashimiye abahuriga n'abatoza banyejo barebye match ya APR. Yashimiye abitabiriye bose, ariko ashimira namwe abareyo nk'umuvugizi wabo. Yavuze ati nanone mubo yashimiye n'abareyo barimo n'abatoza bayo bose bari ku kibuga bareba ko APR FC ikina, ngo batware inkuru mpamo yuko abakinnyi ba APR bahagaze n'ubuhanga bwabo. Nanone sinabura gushimira abahuriga bareyo b'inshuti ze by'umwihariko. Afande chairman ahantu Yohani Paul ramurenganya rwose. Umuvugizi se wa ahantu numva bamushimiye. Yakira ubutumwa. Oya. Jean Paul avugira abahuriga, avugira abatoza, avugira abagore, avugira abagabo. Ntabwo ntemeranya nawe rwose. Afande yakoze turamushimiye natwe ko yari kurikiranye match yacu twatakaje n'ikipe ya Etincelle. Muri make ubundi turaba sportif nyuma yo gukunda amakipe yacu ya buri ruhande. Ntabwo rwose tubujijwe kuba twajya kureba imikino y'andi makipe duhangana muri shampiyona, cyane ko Rayon Sport ntabwo arakarwa, ahubwo namwe mugane mware kuba mwaramushimiye ko yarebye match yacu. ubwo muzanye icyo rero muratuma njya ku kintu buretse gasoze icyo yarari rwose natwe twaramushimiye. Ikindi iyo turebye match ikipe ya Rutsiro yakiriye tuba twiteje n'imbere, kuko
turishyura kugira ngo turebe match cyo kimwe n'izindi zitandukanye. Rero natwe turamushimira ko yitabiriye umukino wacu. Ibyo ari byo byose nibwira ko iyo haba ari Etincelle na Musanze atari kuza, ariko kubera ko yari Rayon Sport yaraje, natwe turabashimira. Rero gahunda ni kuwa gatandatu. none niko navuze murambangukije ngo yaba ari Etincelle na Musanze ntiyari kuza. hari igihe atari kujya reka nanone ikipe ikurura abantu ibyo kandi nanone binatewe n'igihe turimo kwegereza n'ikipe turimo kwegereza. Hanyuma nikoze po nubwo nihuse cyane ubushize yabaciye 10 namwe muramuca 10 cyangwa muramuca 5. Twebwe rero buriya muri Rayon Sport nkuko nabibabwiraga ngo hari byinshi byahindutse ku bijyanye n'imikorere. Ubu ngubu ntabwo turashyiraho ibiciro. Ibiciro tubishyiraho dufite icyo bita event team. Nta nubwo ibiciro bishyirwaho na komite ya Rayon Sport, ntabwo bishyirwaho n'abakozi b'umunsi ku wundi ba Rayon Sport. Dufite event team committee iyo tugiye kwakira event iyo ariyo yose, siritu cyane ko izacu nyinshi ari iza football. Turabanza tukicara tugakora inama tukareba ibizashorwa muri iyo event, tukareba n'ibyo dukeneye, hanyuma tukagena igiciro ndetse n'umwuka uko uhagaze hanze. Ibyo byose bigenderwaho mu kugena ibiciro. Dufite rero inama ku munsi w'ejo ku wa gatatu na event team. Ubwo muri iyo event haba harimo abahagarariye abafana, haba harimo abahagarariye komite, haba harimo abakozi ba Rayon Sport umunsi ku wundi n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma tukagena ibiciro ku munsi w'ejo. Rero nibwo iyo nama iteganijwe saa 3, ndetse iyo nama ni nayo iberamo organisation, uburyo tuzakira abashyitsi. Ibyo byose rero tuzabigena ku munsi w'ejo. Hanyuma iyo turangije gukora organisation ya event, cyane cyane kuri izi big match dusanga dukorana na federation bya hafi ndetse na equipe ya adversaire. Ubwo hari n'inama bayita reunion technical meeting. Asubwo ntimamwakererewe Jean Paul. Ntabwo tuba twakererewe. Hari yitwa technical meeting ihuza impande 3, equipe yakiriye igomba kwerekana uburyo izakira abashyitsi, igahuza ndetse n'ikipe izakira aribo bashyitsi, hanyuma noneho na Ferwafa igomba kuduza. Iyo iteganijwe ko izaba ku wa 4. Ubwo nayo tuzayikora ku wa 4, ariko urumva ko tugomba kubanza gukora yacu. Ariko ibiciro bizarara bimenyekanye cyane, ibiciro bizarara bimenyekanye. Umuntu kumushyiraho 10 ukabimubwira ku wa 4 ariko se kuki ugena 10? Twe ntabwo dukora ukunda gise. Kuki bitaba 15 se cyangwa bikaba 11 cyangwa bikaba 5 cyangwa? Ibyo rero nibyo nyine umuntu agomba kumenya hakiri kare. Amakuru ajyanye n'ibiciro tuzayakora tuzayatangaza ku munsi w'ejo nyuma y'inama. Nkubwiye procedure bicamo, ntabwo ari twe duhita tubigena, ahubwo bica mu bantu benshi, noneho tugafatira umwanzuro hamwe kugira ngo hatagira n'umwe bibangamira. Rayon Sport FC y'abagabo turayigarukaho mu kanya. Ubutumwa bwinshi burimo buraza, mukomeze munabwohereze. Ba Scofield ndabona bohereje ubutumwa bwa ba Blaise ngo ushyira Francis hari ingingo, ndabona ariko nk'ubu ngubu kugira ngo kivireho rimwe kuri Twitter. Umbwirire umuvugizi ubutumwa banyuza kuri Twitter bajye bagerageza babishyire mu rurimi rwacu, ndavuga Ikinyarwanda. Uko twari tukiriho n'ubundi na Twitter ubwayo ntabwo ari Ikinyarwanda. Ikindi ntabwo Rayon Sport nka brand nini, ntabwo twanga gutanga amatangazo mu Kinyarwanda, ntabwo twanga kwengeginga abafana mu Kinyarwanda, kuko abenshi banibaruje bari muri database yacu. Tuboherereza message buri event yose tugiye gukora, tuboherereza ubutumwa bugufi mu Kinyarwanda. Ariko buri iyo dushyize ubutumwa kuri platform ya Twitter, tuba dukeneye ko n'umuntu uri Bugande umunyamakuru ushaka kuvuga kuri Rayon Sport asobanukirwa ibyo twanditse. Ariko ko mbyumvise wenda ntabwo aciye Icyongereza burundu, ariko hari ukuntu umuntu ukora hari igihe cyaba cyinshi. Ahubwo reka n'ukuntu ko utwitinga bimwe mu Cyongereza ukongera hirya nyuma yaho ukanashyiraho Ikinyarwanda cyane. Ibyo turabikora ariko ntabwo icyo nashaka kumusobanurira ni uko akenshi ibyo tunyujije kuri Twitter tunabinyuza no muri SMS. Turamwoherereza ubutumwa bugufi bumusobanurira mu Kinyarwanda
evenoma ihari naho ubundi twita ubwayo nayo ariko nicyo ni ntikigoye iy'Abanyamerika. ntekereza ko ntabwo kigoye ariko nagira ngo musobanurire ko Impamvu mubikora. impamvu tubikora nagira ngo musobanurire kuko murabizi ko tugirana ubufatanye n'amakipe atandukanye harimo nk'ubu dufite Vipers Yanga ndetse na Raja Casablanca biroroha rero cyane kuba bamenya amakuru yacu natwe tukayamenya kandi tukorohereza n'abandi ibyo ari byose nk'iyo ugiye gusura Twitter ya KCCA cyangwa ukajya gusura iyo ushaka amakuru byanze bikunze muri aya makuru ntabwo uhasanga urugande uhasanga icyongereza Nigeria bagira indimi nyinshi ariko uhasanga icyongereza n'ahandi hagiye hatandukanye tuzaba tugerageza kuvanga ariko bumve n'impamvu tubikora ntabwo tubikora kubera ntabwo tuba dushaka ko twangeginga fan base yo mu Rwanda gusa tuba dukeneye no gushaka hirya no hino uyu munsi haratangazwa iki mu Nzove reka tuze tubigarukeho Jean Paul amakuru dufite nuko mu Nzove baza kubashyikiriza ikibuga tuba ariho duhera mbere yuko tuza kugaruka mu ikipe nkuru yanyu ya Rayon Sport murakoze uyu munsi koko dufite igikorwa gikomeye siri tukubareyo kuko uyu munsi turataha stade rero muti murayitaha mute iyi stade nuko imaze igihe murabizi ko tumaze igihe dukorera imyitozo ku Ruyenzi dukodesha n'akarere ka Kamonyi amakipe yacu yombi ikipe y'abagabo ni nayo yari isanzwe imenyerewe cyane niho yakoreraga hakaba noneho n'ikipe y'abari n'abategarugori nayo yaje turi bw'introducing uyu munsi ubwo tubaza kuba dutaha ikibuga ntago navuga ko bibaye imburagiye kubera ko stade twatinze kuyibona na ahantu twagombaga kwerekanira ikipe nk'uko dusanzwe dukorera ibirori basaza babo nabo ngo tubakorera ibirori bigaragaza koko ikipe ariko nababwira ko uyu munsi naho tuza kuyerekana tukanayerekana neza cyane ko umukino wayo wa mbere muri shampiyona yatsinze imvura y'ibitego 16 ku busa itsinze ikipe ya Gatsibo yo yari imenyerewe ariko ubundi ari kuba wanzaniye nka Gikundiro cyangwa undi watsinze 5 rero nzamukuzanira kuko azajya bitsinda kenshi ntabwo bitsinze rimwe ni rutayizamu twaguze mu ikipe ya AS Kigali igiciro cya mbere ndumva Rayon Sport yazanye abagore ubwo umupira w'amaguru w'abagore ugiye kuvugwa noneho cyane uyu uraza kuvuga uri gusaba Gikundiro utarasabaga Imana izabaye akiri muri Kigali kandi Imana izabaye niwe watsinze 5 naramuzanye ariko icyo nashaka kugarukaho cyane nuko uyu munsi skori iraduhanding over stade iraduha stade turataha stade ku mugaragaro tumenye n'uburyo yubatswe n'ibiteganyirizwa kuzajya bihakorerwa niyo mpamvu dutumira abareyo bose aho bari kugira ngo baze kwitabira cyane ko iki gikorwa ni ubuntu kuri iyo stade rero uburyo baza kwitabira reka tuze tubigarukeho Jean Paul arimo atubwira gahunda yo mu Nzove uyu munsi amaze kutubwira gutaha ikibuga gushyikirizwa ikibuga ku mugaragaro na Skol ndetse no kwerekana ikipe y'abagore yatangiye mu cyiciro cya kabiri ibindi bihateguwe n'ibiki ibindi bihateguwe hari ibikorwa byinshi urumva iyo hagiye kuba gutaha ikibuga kiba kigiye aba ari umuhango ukomeye urumva hari abashyitsi batandukanye ariko by'umwihariko haraza no guhembwa abafana bakinnye iyo bita Gikundiro promotion haraza kandi guhembwa umukinnyi w'ukwezi murabizi ko ukwezi kwa 10 Sam Dize niwe wagitsindiye uyu munsi rero harahatana uwitwa Haji harahatana uwitwa Paul Were abo n'abakinnyi bari buhatanire igikombe uyu munsi nibwo bahembwa ukwezi kwa 11 hanyuma nyuma yaho hari umukino Haji niwe ubona uri favorite uwa gatatu ninde uwa gatatu ubwo ni Samuel wagarutse Samuel yageze ahajya muri Maroc Paul Were yageze ahasiba match nk'ebyiri Haji ndamutoye ngewe Fremu Kayiranga ubwo hanyuma ikindi wamenya nuko hari bubu umukino wa gicuti uhuza ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ikaza gukina n'ikipe ya UVA mu cyiciro cya mbere ni umukino rero uba nyuma y'iyo mihango yose nyuma yo gutaha ikibuga ku mugaragaro nyuma yo guhemba abafana nyuma yo guhemba umukinnyi w'ukwezi
haraba noneho umukino karundura uza kuhuza Uvia ndetse n'ikipe y'abagore ya Rayon Sport muribuka ko umukino birisangahe umukino uri saa 9 umukino uri saa 9 ibirori biratangira saa 7 okay ubwo abantu mwese muratumiwe kwinjira n'ubuntu ubwo nyuma yaho abareyo muze mushyikirizwe ikibuga nyuma yaho Karima kakira ba Efuremu ariko ubu iyi kipe y'abagore ntizasenye y'abagabo kubera iki izajya itsindwa bigire mu nzovu aho batsinda 16 mufana ko bashaka hatsinda siko bibona rero nida abafana ntabwo Nyarwanda bari bacengerwa cyane umupira w'amaguru w'abagore keretse Rayon Sport neza kubishyiramo imbaraga nyine bigatuma ubwo iyo niyo gahunda ya kwerekana ikipe y'abagore ugira imbaraga saa 7 ndetse ubwo n'imyambaro yabo imyambaro oya y'abagore imyambaro y'abagore ntabwo terekana uyu munsi na match ya Uvia ku isaha y'isa match ya Uvia ku isaha y'isa igikorwa cya gatatu se cyo nari mvuze kiraba igikorwa cya gatatu cyurumva ntabwo twaba turi mu ruganda ngo kibure igikorwa cya kane hanyuma Jean Paul basaza babo ejo basubukuye imyitozo batari kumwe n'umutoza mukuru bakurikirana match ya APR bazakurikizaho gahunda yabo yo gute usanze rero ndasarimo avuga ngo Keriyo Derby yajyaga kuba babajyanaga hiriye mu gutegura APR twari twabikomojeho ibiciro wenda ntimurabishyira ahagaragara ariko si imyiteguro yo isanzwe iyo kampu iyo myitozo byo bihagaze bite murakoze imyiteguro nayo navuga ko kuri ubu ihagaze neza turitegura murabizi ko twatakaje match heruka ariko muri shampiyona niko bigenda icya mbere ni uko tukora management ya defete kandi tukayikora neza ubu igihari abasore match yararangiye barayibagiwe iyo barareba match yo kuwa gatandatu ni nayo mpamvu ejo batahawe ikiruhuko ahubwo bahise batangira imyitozo n'ubundi umutoza mukuru nubwo atarahari ariko yari yatanze exercice bari bukore n'ubundi uyu munsi arakorana nabo muri ya Vamidi kubera ko ni mugoroba tuhafite event hanyuma ejo bazakorana imyiteguro rero irakomeje nabwo bakorere mu nzove se ubutumwa Teta yampaye se ko numva ntacyo mwabukoze Teta yagoye we butumwa yarambwiye tuzambwirira umuvugizi na bayobozi buri wese uzajya ubona ikipe nijya gukina na APR izasohoke mu mujyi wa Kigali ijye gushaka ahandi ikorera kampu haba Muhanga haba Huye izaze ku munsi w'umukino ngo nibwo byagira umusaruro ko numva mutabikozeho koko nibwo byagira umusaruro ubwo turaza kubirebaho muze kubiganiraho turaza kubiganiraho turebe ku gitekerezo cye hari ngo n'umugabo ujye ushobora APR ujye ushobora Rayon Sport ngo arahari rero nimutayimuhunza arayira bivu Efrem kuseka ntagira icyo kivugaho nyine niba bateganya kuyihungisha umujyi ndumva ntago nafatira umwanzuro muri studio ntaza kugira n'uwo mbeshya ariko igihari cya mbere ni kimwe igitekerezo cye iyo ukiduhaye turagisuzuma tukareba feasibility yabyo ubwo nicyo wenda umuntu yavuga ariko igihari gikomeye nuko twiteguye neza twiteguye guhatana n'ikipe ya APR rwose undi wa gatatu Robin aranyunganiye ni Ndekwe Felix ni Haji Raguha Ndekwe Felix na Paul Weri nibo baza gutoranywamo umukinnyi umwe uhembwa akabo bose igihembo wagisubiza mu mufuka icyo cyo ntigishoboka ariko ndange Efrem yatoye uretse Efrem yatoye nange reka ntoye ko igihembo kigomba gusubiraho cyaturutse kikazahabwa uko byagenda kose mu ishuri agomba kubonekamo wa mbere akari igihe bose bavuga uti nasanze Haji Jean Paul hari ibiri kuvugwa muri Rayon Sport wenda usibye ibi by'umukino ariko n'amatransferi haravugwa abo ba Eritier Ruvumbu Nzinga ba Yosef Rab ukuri kwabo guhagaze gute kuko hari n'ibivugwa ngo iki cyumweru uyu munsi cyangwa ejo isaha n'isaha basesekara mu Rwanda kumvikana na Rayon Sport kugira ngo bazatangirane nayo phase retour murakoze urabona transfer zigiye gutangira urumva gutangira kubivuga ku biganiro ntago rwose ari igitangaza Yusef no mukinnyi washimishije usibye n'abareyo abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange mu Rwanda n'udafana rero wasangaga atahavuga ati sha
ati Rayon Sport ifite umukinnyi ukina jeri spectaculaire benshi bakavuga ngo woza amaso kuva yagenda abantu benshi byakomeje kuvugwa ko yagaruka gusa nkaho batamwibagirwa mu mutwe kuba rero twakwinjira muri transferi abantu bagahita ari we bagarura bya hafi ntago bitunguranye mwaravuganye gusa n'umukinnyi mwiza Rayon Sport ntago twavuga ngo twamwifuza rwose cyane ndetse ariko ntabwo navuga ngo hari progress mu bijyanye n'ibiganiro hagati ya Rayon Sport nawe cyangwa se n'abamuhagarariye cyangwa se na Raja Casablanca ku bijyanye no kuba twagarura Youssef Lab ariko tumubonye rwose twabyishimira utunenge yari yabanenze agenda se ubu ngubu mubona mwaradukosoye twe nta nenge nimwe tuzi buriya kuko yagiye anenga inteko Leonidas uri mukuru cyane sibyo cyane uri mukuru cyane nawe urakabije oya ntabwo ushaje byo gusaza ariko uri mukuru ndavuga mu itangazamakuru mu mwuga no muri iyi siporo yacu icyo rwose buriya inyuma y'amarido haba byinshi hari n'ibyo turebesha tuba tubona kubivuga bikatunanira ariko nka Rayon Sport mbisubiremo ntacyo twishinja ku bijyanye n'uburyo twafashe bariya abakinnyi twabafashe neza twabahaye byinshi byiza ariko burya hari byinshi bishobora gutuma umuntu agumuka cyangwa se agira ati ubwo wese we utunenge twe twarakize ku buryo mumugaruye cyangwa twaragiye ntitukiri mu Rwanda buriya twe nka Rayon Sport ikintu cya mbere tureba reka mvuge noneho nk'umureyo nk'abareyo tureba mu kibuga kuri tapive icya kabiri tukigisha imibanire n'ibindi kandi ibyo ntibyabura kubera ko umuntu utaramenyereye imico utaramenyereye ahantu kuba byamutonda cyangwa se akagira ibyo mutemeranyaho byo birasanzwe reka turebe bumwe mu butumwa Nduhura Vincent mwaramutse mumbarize Jean Paul wacu abakinnyi ubuyobozi bugiye kudushakira mu kwezi kwa mbere thanks uti kandi nubwo twatsinzwe ntibizatubuza rwose kuza stade turahari cyane ese mufite imyanya ingahe yo kongeramo dufite itatu Hirwa Jean Dodier bitebye ubwo byararangiye Hirwa Jean Dodier ni umukinnyi wacu igihe azabonekera ariko udafite lisansi ubu nta lisansi afite kubera ko uzaboneka ryari ubwo zaboneka ubwo nyine azaboneka mwaganiriye se n'abavuga icyo navuga reka mbe kirere kuri iki kibazo nta no guca ku ruhande buriya hari umurongo wo muri Bibiliya niba ari umurongo niba ari avuga ndakuyamba n'ibikunanira bya Bibiliya byo hari abadamu babiri bashakaga ngo kugabana umwana bamurwanira urayizi hanyuma umwe ngahita avuga ati tumugabane mumucimburemo kabiri undi aravuga ati aho kunyicira umwana ni mumumuhe natwe rero nuko twabigenje hazabonekera azadukinira ubwo nyuma ya sezo ari mu ntare azahita agaruka iwanyu aho kugira ngo dukubite hasi ameneke niba mutwara hazabonekera azaza mureka mbekirere rwose kuri icyo kibazo ubwo nyine muri defense ubushize bavugwaga ko Rwatubyaye agiye kubagwa yarabazwe already Rwatubyaye yakorewe operasiyo ndumva yagombaga gukorerwa operasiyo ku itariki 9 ubwo twari turi mu kugira ubavu kuwa gatanu nibwo yagombaga gukorerwa operasiyo ndumva ubu ngubu rwose yarakorewe operasiyo ariko wa Mungu Norbert no mutubarize niba ibirori biri bubere mu Nzove biri buce kuri YouTube biracaho rwose kuri Rayon Sport TV live Albert Kadafi afande natwe turamushimiye kuba yarateguye neza Etenseri Nshimiyimana Eric ubwo ibyo byari bigenewe afande Nshimiyimana Eric mutubwira ibiciro nangahe yabigarutseho ko bitarasohoka Scofield Harandi mumpera ubutumwa Jean Paul atubwire Francis ko abareyo tudakeneye nishimwe Blaise muri squad ya Rayon Sport ntacyo atatweretse kandi amakuru yizewe mfite hari byinshi mwirengagiza kandi mubibona ngarutse kuri operasiyo ya Rwatubyaye yagenze neza yabaye successful ndetse ubu ari kumera neza ari mu rugo icyo ngicyo ngisubiremo umufana yaratanze ikihe gitekerezo
ngo mugereze ubutumwa kuri hari ingingo Ngo ko Francis abarayo badakeneye nishimwe tudakeneye nishimwe Blaise muri squad ya Rayon Sport ntacyo atatweretse kandi amakuru yizewe mfite hari byinshi mwirengagiza kandi mubibona twebwe cyangwa hari ingingo oya urabugezayo cyangwa ntubugezayo ndabugezayo urumva ndabugezayo. n'ubugezayo akakura biva akakubwira ati niwe nkeneye cyane ahubwo ariko nta intumwa ntiyica intumwa siricwa nawe urumva ko mbwiye ngo mujyanire ubutumwa ariko Jean Paul hari isomo mwize ku buryo iyi myanya itatu mutazayipfusha ubusa kuko abantu babanenga ko uburyo imirokiritire ya Rayon Sport yo muri iyi sezo itagenze neza ku kigero cyo hejuru rero ni dasi rero reka nkubwize ukuri ku kintu cya recruitment cy'abakinnyi buriya tubyita kugura ariko kugura umukinnyi bitandukanye no kujya muri kenkayori ukagura umufuka wa sima uwizeye ko wakozwe neza nawe hari igihe usanga upfumutse hari amagarama yavuyeho cyangwa baragupfunyikiye ikibiribiri ariko byibura byo ufite uburyo wajya guteza ingaru cyangwa ukajya no muri rura cyangwa Rwanda Standard Board ukabwira uti aha hantu bamfunyikiye ikibiribiri ariko kugura umukinnyi wowe uragenda ukasanga umukinnyi iri zina rirakomeye ukavuga uti ayakinaga ukabibona ukabura muteruye uramuzanye wamugeze i Kigali bikananirana aho nta wakunenga urumva kandi nta nubwo ari Rayon Sport gusa ni Burayi no mu yandi makipe yanabigize umwuga kuturusha naho baragura umukinnyi ukagura hazara wabonaga bica oya aho nta wakunenga bikagorana ariko igihari ni kimwe aho bakunengera ni ukugura utakinaga kugura uwavunitse ubizi ngo uzavuza ahenshi nicyo abanenga Rayon Sport y'iki aho ngaho turabisabira imbabazi rwose ko hari abakinnyi twaguze urugero nka Musa Kamara abenshi niwe bavuga twebwe twamuguze tuzi ko yakize imbabazi se z'abarayobore ya nyine Cesar Ondas yakubwira ati iyo myanya itatu mwarabyize tumujyana kumukorera amateste medicale batubwira ko yakize igisigaye ari gukora imyitozo akaba yagaruka mu bihe bye ubu yatangiye gukina ariko icyo nagarukagaho cyane nanasubiraho imbabazi dusaba nuko tugomba noneho kwikosora tukagura abakinaga sanza barinda Gerard turimo turagana ku musozo nukuri pe reyo ubuyobozi ntibuzongere gutunga abakinnyi barenga 26 kuko bituma batabona uko bongeramo abandi Rusaka Zambia Ndayisaba Emmanuel ati ariko rero ndibaza ko hafi 100% y'abakoresha Twitter baba bazi icyongereza ahubwo mutubarize ibi yabigarutseho ati mu mutubarize ibyo kuri YouTube n'abakunzi ba Rayon tuba hanze kandi twifuza gukurikira matches ikipe yacu ubushize yari yabikomojeho ko byakemutse muzadufashe mureke gukomeza kwita ku giciro cyane kurusha ku gaciro k'abafana muri iyi minsi mwaduteje abakeba cyane murebe uko mwabadukura hejuru nayituriki John Ochi mbariza umuvugizi biriya bintu byo kwishyura kuri YouTube biteye gute ni Batista Kagugu murakoze icyambere rwose mwarabibonye ko Rayon Sport twebwe tugeneye generating income zivuye ahantu hari hose kugira ngo ikipe koko tugura abo bakinnyi bari kuri standard dutunga ikipe mu buryo bugezweho abakinnyi ntibatake ubukene babeho muri condition nziza batanga n'umusaruro ariko tukagira challenge ikomeye kubera ko twebwe turishyuza match yacu federasiyo ikayerekanira ubuntu sinzi mwebwe nk'abanyamakuru niba mutarabibona byabaye ikibazo ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ikibazo turi mu biganiro na federasiyo kugira ngo tubinoze turebe uburyo twakorana hanyuma umupira ucuruzwe nta mupira w'ubuntu ku isi upfa kubaho murabizi mwese ucuruzwe ugirira akamaro ba nyirawo bawubamo bawukinira icyo rero nagarukaho ku bijyanye no kwishyuzwa tuzayikomeza tugende tubasobanurira ubusanzwe iyo wishyuye neza rwose ugakurikiza amabwiriza umukino urawureba kandi ukawureba neza ndumva nta kibazo cyabaye kuri match ya Gorilla nkuko twari twabibabwiye challenge twahuye n'iyo ngiyo ya federation ariko nongere mbisubiremo turi mu biganiro na federation ku buryo mu minsi ya vuba tuza kubaha feedback
nziza ariko kwishyura ko ni ngombwa. Mikel iyo myanya itatu murebe hano please. Scofield Haaland Jean Paul aho ntitwemeranya gusa Sebwato Jibrine Agobaravor uzi abo bandi ubagura wababonye hehe ku buryo mwaguze Kabwiri Faustin Habimana tumuvugizi amenye uko ategura wotani. Mikel ati hari ingingo abasaba kugura hano twaramwiyumviye abasaba kugura hano. Ubwo ni bumwe mu butumwa bwinshi bukomeje kugenda buza. Morning FM Jean Paul ntasohoke utamumbarije iby'abakozi babiri umunyegana n'umunyetogo bivugwa ko hari inshingano baje gukora muri Rayon Sport nk'abakozi uwo ni Kefa Mastermind. Murakoze. Rayon Sport dufite ama departement menshi dukora day to day rwose n'ubu hari abakozi baba bari muri office batandukanye. Ntabwo rero mu kwengera ubushobozi bw'abakora ntabwo tureba abanyarwanda gusa tureba ahubwo ufite ibyo yaduha. Mu madepartement rero dufite murabizi ko harimo finance harimo technique harimo communication harimo marketing harimo na event nk'uko mukanya nabibabwiraga. Mu bamwe rero mu bakozi twongeyemo harimo na fan club cyangwa na fan engagement mu madepartement dufite murabizi ko Matich cyangwa se Nshimiyimana Emmanuel ni umwe mu babikurikiranira hafi mu bakozi bakora umunsi ku wundi mu bijyanye n'abafana. Hakaba marketing turamufite nawe yitwa Axela. Ni wowe umunyatogo se? Oya umunyatogo yitwa Axela umurundi kazi urumva dufite ajyaza no ku kibuga haraza cyane arajya no mu nzove araba hari dufite umunyatogo nibyo ni umugabo yitwa James ashinzwe event. Dufite umunyazimbabwe kazi nawe uba muri marketing na event. Tukagira n'umunyarwanda nawe uri muri communication ubwo ni naho mbarizwa nanjye. Umunyegana ntawe nta munyegana ndumva dufite Rwanda bo yasanga ari umunyarwanda. uwo munyarwanda wo muri communication ninde? Yitwa Clement turaza mubasobanurira nawe cyangwa muzamugenda mumumenye. Dufite kandi na badiriye bari basanzwe natwe twari dusanzwe bari basanzwe turabazi na Patrick uyobora turabazi ubwo ariko ntabwo barahaza dukeneye n'abandi benshi kugira ngo tugire ubwo Leonidas nawe wakasabye wowe tuzamurekita njye keretse ngiye gusimbura Jean Paul by'igitaraganya kandi sinazamukira. Reka tugushimire ariko ntatsimbuye nabyo byaba byiza. Igihe hari nicyo navugaga Rayon Sport tunasoza turifuza ko n'abareyo batandukanye mwajya musura n'ikipe kuri office mukareba ibikorwa bya buri munsi nimwumve ko nimutekereze ko ari Rayon Sport yo kuri tapi veri gusa kuko burya ibyo ku kibuga bigaragara ariko hari ibyakozwe isaha ku yindi umunsi ku wundi muri office. Twebwe turubaka ubuyobozi bwa Rayon Sport nka board burubaka Rayon Sport nka institution nk'ikigo nka umunsi ku wundi kuko reka mbaho urugero Flash FM bashobora kugira ngo ni Leonidas na Ephraim Kayiranga na Peter kuri mikoro na Twahirwa Rufonsi kandi inyuma haba harimo abandi kandi inyuma hari abandi batuma mujya kuri mikoro mugakora. Nicyo rero ubuyobozi bwa Rayon Sport buri kubaka kandi biratanga umusaruro. Nibwira ko mu myaka iza Rayon Sport izaba ari ikigo gikomeye mu Rwanda. Jean Paul urakoze cyane ubwo mugira ibirori byiza saa 7 nibwo mutangira. Uyu munsi tuganiye neza cyane rwose muratumiwe rwose. Mushiki wacu Safina yavuye muri konje. Aya Safina aracyari mu kwabuki. Ari mucyari mu kwabuki. Kuzanira Duwara. Ubwo rero Duwa rwose turamutumiye ndetse n'abandi mwese. Buri igituma mvuze byari byose murabyumva nuko iyi event 90% irimo jenda abadamu ariko n'abagabo gushyigikira abadamu bataza kugira ngo urashaka kwibwira batanazi
ni uko ari event y'abadamu Jean Paul Nkurunziza umuvugizi wa Rayon Sport yakoze cyane